Shalom shalom bakunzi ba Time to Know, twongeye kubaha ikaze. Aha ni hahandi duhurira tukaganira, nkababwira udukuru tumwe na tumwe, nkababwira ibintu bitandukanye bimwe mu buzima bw'amahanga, uko amahanga abaye, uko mu mahanga tubayeho, n'utundi tugenda twunguranamo ibitekerezo. Ikaze rero mu kiganiro cyacu, tubibutsa kandi tubasaba, tubinginga rwose inshuti zacu, abadukurikiye, abadukunda, abatwumva, tubasaba yuko mwadukorera subscribe ku batarayikora, abayikoze namwe comment zibe nyinshi, na like ndetse munasharinge kugira ngo bigere no ku bandi. Nimusharinga ni inkunga muraba muduteye, kandi n'inshuti zanyu nazo muraba muziteye inkunga kugira ngo baze biyumvire udukuru n'utundi dutandukanye mu buzima bw'amahanga. Muri comment duhaye ikaze ibitekerezo byanyu, mushobora kutubwira uko mubyumva, mushobora kutubwira uko ikiganiro mwacyumvise, mukatubwira ibyo twakosora, mukatubwira ibyo twakongeramo, mukatubaza ibibazo mushaka. Ibibazo nabyo biremewe, cyangwa se mukatubwira ibyo mwifuza twabaganiriraho, kuko abantu baba bafite amatsiko atandukanye. Hari amatsiko menshi umuntu aba afite, hari ibintu bumva ushaka kumenya, hari ibintu bumva ushaka ko hari umuntu wenda wagize amahirwe yo kubigeramo, yakubwira wenda uko bimeze. Ubwo rero muri comment muzatubwire, hanyuma natwe tuzajya tugenda tuzinyuzamo amaso, hanyuma niba ari ibibazo mwatubajije tubisubize mu kiganiro gikurikiyeho, niba kandi ari ibyifuzo nabyo tubyubahiriza. Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero kiratangaje. Ikiganiro cy'ubushize nahoze ndi kubabwira bimwe mu bintu byantangaje, ibintu nari mfitiye amatsiko ngeri n'ahangaha, ibyo nabonye bikantangaza, uburyo nabibonyemo n'iki. Icy'uyu munsi rero ngiye kubabwira, Mana Nyagasani, ngiye kubabwira ukuntu nkigera inahangaha ubuzima bwantonze, apari yuko nyine hari ibyo nabonye bikantangaza, hari n'ibindi byinshi cyane nzagenda mbereka, nzajya mbakorera n'amavlog mbereke, n'ibintu byinshi cyane bitangaje. Ugeze inahangaha hari ibintu byinshi bitangaje ubona, imihanda, uburyo imihanda aba ari minini, ifite lanes nyinshi, ama highways n'amaspeed, ugasanga utwaye ugasanga nk'imodoka uri kugendamo iri kugendera nko mu 120. Oh my god. Ngenda muri highways bwa mbere nari ngiye nko gusimbuka imodoka, kubera ukuntu yihutaga cyane. None icyo gihe umuntu twari kumwe we noneho yatwariraga, yari ndamwita ngo iki mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda ni n'abantu nyine, ni umuntu ukunda ikintu. We rero mu bintu akunda harimo gutwara cyane cyane cyane, nyine arabyenjoyinga, wagira ngo ubuzima bwe busanzwe akora siporo yo gutwara imodoka. Rero hari aho twageze atwarira muri 200, ndavuga uru ni rwo rupfu rwanjye rwa nyuma ntinabaho. Urumva usanzwe umenyereye kugenda mu modoka zigendera muri 40, zakabije 60, zakabije 80, noneho ugiye kubona ukabona umuntu ari kugendera muri 200. Uza rero uri kugendera mu modoka ya 80, uvuga shoferi, Mana, ahantu agiye gukata, ahantu biki, shoferi wagenze gake. Ariko noneho kumwe n'umuntu ari mu modoka ye bwite, ari gutwara muri 200. Yesu Umukiza.
nawe yarasetse aranseka ndayije ndavuga ariko ni ntacyo ni experience. Urumva rero hari ibindi bintu byinshi cyane bitangaje nzagenda mbabwira, bya bindi byari byibanze byari byantangaje cyane kurusha ibindi. Ukuntu inahangaha ntabwo ariko nyine bagira imihanda, bagira amatunnels, imihanda ica mu misozi. Bo mu kubaka imihanda ntabwo umuhanda bawukikira, ahubwo barawasa bagacamo, ugasanga uciye muri tano nk'iminota nk'itanu, 3, 10. Mana umva ni ibintu byinshi cyane bitandukanye, ni ibintu byinshi. Ariko uyu munsi ntabwo ari cyo kintu naje ngo tuganireho, ahubwo ikintu nje kubaganiriza ni ibintu byangoye nkigera inahangaha. Ibi bihugu cyane byo muri Aziya, ariko ntekereza ko n'iby'i Burayi niko bimwe na bimwe bimeze, cyane ibihugu byateye imbere. Ariko ibihugu byo muri Aziya byo bikunda umuco wabo cyane cyane cyane. Mbese icyitwa umuco nicyo kintu gikomeye kurusha ibindi. Mu bigize umuco rero harimo ibintu byinshi, ariko ikintu kiba ku isonga mu bigize umuco habamo ururimi. Ni ibihugu rero bikomeye ku rurimi cyane. Uzasanga Abashinwa bavuga Igishinwa, uzabona nk'Abashinwa bubaka imihanda mu bihugu by'iwacu muri Afurika, ugasanga nta zina good morning, kandi rwose ari umu expert muri ibyo bintu, ari umu expert mu kubaka, ari umu expert mu ki, ari umu expert mu ki, ari umu expert mu ki, ariko na good morning ntayazi, cyangwa se niba nayizi adashaka no kuyivuga. Nugera mu Buyapani uzasanga ari uko, nugera no mu bindi n'ibindi. Na hano muri Korea rero niko bimeze. Hano naho bakomeye ku rurimi rwabo cyane. Gikoreya ururimi rwabo bararwubaha, binagoranye ko ushobora kujya gushaka serivisi ukayibona mu ntozi uvuga ngo mvuga Icyongereza. Bisaba ngo uri ready yo gutranslatinga, genda nyine utranslatinge, wereke ugiye kureba serivisi ushaka nawe akubwire. Rwose biragoye kubona abavuga Icyongereza cyane, n'abakizi hari igihe bakwihorera, nyine bigasaba ko wowe ni wowe ugomba kwiga ururimi rwabo, kuko ni wowe uje kubashaka. Rero icyo kintu cyarangoye cyane nkihagera. Nkeneye kwivuza, uragenda ugasanga dogiteri avuga Igikoreya gusa. Kubwira rero muganga wawe uko wiyumva, ukamubwira uko wiyumva ukoresheje translator, ni ikibazo gikomeye cyane ndetse cyane. Kubwira kuko ntabwo bivuga nk'uko biri, sibyo? Kuko ibaze wenda n'ubusanzwe n'ibyongereza byacu ntabwo kiba ari cyinshi cyane, ariko noneho ukajya kugifata ngo nacyo gitranslatinge mu rundi rurimi, nacyo ni gikeya, nticyuzuye. Hanyuma warangiza ukanagifata ukajya kugitranslatinga mu rundi rurimi, usanga nyine bigoye. Ntabwo umuntu yumva ikintu washakaga kuvuga neza. Hari n'igihe utranslating ugasanga ntabwo bije nk'uko wabishakaga, rimwe na rimwe bikaba byanavuga n'ibindi. Rero icyo kintu cyarangoye cyane. Ukaba ufite umwana urashaka kujya kumuvuza, urashaka kujya kumusabira serivisi runaka, hari inkingo ushaka kujya kumukingiza, wenda yarwaye se, cyangwa se ugiye kumushakira ishuri, bikagusaba ko ibintu byose utranslatinga. Mana nyagasani, byaramvunnye, biramvuna, ndatesekara, ariko nyine ngeraho ndabimenyera.
ariko hari igihe uhita uvuga ati se nk'ubu kuko najyaga hehe iyo ntigumira aho bishoboka noneho wajya no kubyiga wajya no kubyiga ukajya wumva ntibijyamo wenda iyo ugiye guhaha byo birashoboka nk'iyo ugiye murimo uri bukoresha ikarita uragenda ugafata ibyo ushaka ukaza ukishyura ugasikana ibyo wahashye ugashyiramo ikarita bikaba birarangiye ariko noneho nabyo biragoye uti gute hari igihe ugenda nk'inaha baba bafite amamo nyine iyo uvuzemo ubundi aba ari isoko rinini cyane mu bintu bitandukanye noneho uragiye uri gushaka ikintu ntuzi aho uri bukibarize ntuzi sayidi uri bugisangemo ukavuga uti wenda ubaye utakizi uri kumwe n'abantu muri buhuze ururimi ushobora kumubwira uti wambwiye aho kino kintu kiri noneho numubwira araba kureba nawe nakubwira aho umureba mbese biraba bisekeje nabyo bikagorana ariko byibuze ho nyine uremera ugafata icyo gihe cyawe ukazenguruka ahantu hose ukagenda ukareba ihari byarangira ukigenda haba hari ibyo ushaka ukabifata byaba nta bihari ugakomeza ukazenguruka paka ugeze ku byo ushaka wakibura ugataha ikindi hano ibicuruzwa byaho byinshi biba byanditseho igikoreya banditseho igikoreya ku buryo nyine ntumenya ni urugero wenda reka nivugire ibi ngibi kubera ko ndi umudamu ndivugira ibyo guteka n'ibyo kurya urashaka nka soya sosi hano bagira ubwoko nka 30 bitewe n'icyo uri buyitekemo bitewe n'icyo ugiye kuyitekamo n'icyo ugiye kuyikoresha ushobora gusanga ni soya sosi yo mu ifi ni soya sosi yo mu nkoko ni soya sosi yo mu isosi ni soya sosi yo mu isupu ni soya sosi yo muri salade mbese ibintu byinshi bitandukanye noneho ukagenda ukabona wenda handitseho soya sosi gutyo gusa ubundi busobanuro bwose buri mu gikoreya ukabireba ukayigura wagenda wayiteka ugasanga birahabanye nabyo urumva biba bigoye ukagenda ukabona ikindi kintu ugasanga cyanditseho igikoreya ntuzi ngo ni ibiki icyo kintu cyarangoye cyane noneho ibyo byo ntacyo wenda wagenekereza hanyuma ukajya muri local market cyangwa se amasoko rusange asanzwe aho abaturage babejeje imyaka bakayizanira mu isoko aho ho ushobora no guciririkanya urahagera yuko nkihagera nk'igihe gitoya nafashe uko babaza igiciro nafashe uko basuzanya babaza igiciro noneho nkagenda nkabaza iki ngiki nangahe bakambwira sindi bumenye gukatuza sindi bumenye iki nkareba gutya mana we mbega ibibazo byari bikomeye ariko uko umuntu agenda amenyera uko umuntu agenda yisanga mu buzima ugenda urushaho kubimenyera ikindi kintu cyangoye cyane ni ugutega bisi urumva hano ukuntu bisi zikora ku cyapa ntago bivuga ngo wenda ngo iki cyapa hacaho imodoka zijya mu mujyi gusa oya iki cyapa hacaho imodoka zijya ahantu henshi hatandukanye ushobora gusanga nk'iki cyapa ndiho kinyuraho imodoka ariko uretse
ndetse ejo bundi ninongera gutega, ningenda gutega nzabara imodoka zinyura kuri kino cyapa njya ntegeraho. Nibyo hashobora kuba haca nk'imodoka nka 40. Imodoka nka 40 urumva ntago ziba zijya mu cyerekezo kimwe, ziba zijya mu byerekezo bitandukanye. Noneho ibyo nabyo byarangoye. Hari ahantu nari nabonye ikiraka nkajya ntega nkajyayo, noneho mfata ko bya bindi nyine byo kutahita ufata ibintu nyine kubera ko ntuzi imikorere yabyo, mfata yuko imodoka zijya, nakunda kugenda n'imodoka z'umutuku. Hano aba ari umutuku agace ntuyemo, ariko si uduce twose. Agace ntuyemo hakora imodoka z'icyatsi ziba ari iza leta, iza move, izisa na move zikaba ari iza private companies. Noneho kubera ko nahoraga ngenda buri gihe n'iy'umutuku nayo ntaragenda n'iy'icyatsi, nako nagendaga n'iya move, nari ntaragenda n'icyatsi, ntago nari nzi ko nyine zijya ahandi hantu, nari nzi ko zose zijya mu cyerekezo njyamo. Umunsi umwe rero ndatega nurira imodoka iraza, nari nakerewe nsigaje iminota mikeya, nurira imodoka ndagenda, ngiye kubona mbona aho kugira ngo ikate ibumoso iva mu muhanda twarimo, ikate ibumoso ifata umuhanda werekeza aho nagombaga kujya, mbona ikase iburyo. Mana nyagasani, mbega uwo munsi ntashobora kwibagirwa, sinshobora kwibagirwa. Nabonye ikase iburyo nyine, nta kindi nakoze, nahise nsona shoferi ku cyapa gikurikiyeho, arahagarara nyine, arahagarara mvamo. Noneho nibwo naje kugarura akenge, ndeba kuri mapu nyine muri telefone, ndebekiramo aderese z'ahantu ngiye, noneho njya nabona imodoka zigiye kwerekezayo. Icyo gihe amasaha yari yanjyanye, ntabwo byari bukunde ko icyo cyapa nari ndi ubona imodoka iri hafi iri buntware. Nta kindi nakoze nyine, nahise nshaka taxi voiture ndagenda, kuko inaha ngaha ni taxi voiture, imodoka yawe se, igare ryawe se, skuta zo zirahari za leta, ushobora kugenda ku muhanda ugafata ukishyura ukagenda. Na bisi nta moto zihaba, n'izikora delivery gusa. Mfata taxi voiture ndagenda kugira ngo ntakerererwa. Icyo nacyo kino cyitwa gutega byaranzonze, byaramvunye cyane. Noneho rero ibyo byo gutega biranjagaraje, ndakererewe,
umva cyabikora mpita niga ubwenge ndavuga ngo ngomba kumenya neza igihe nteze ahantu ntegeye ndaza kubona nyine imodoka injyana ahantu ngiye ni iyihe. Ibyo rero ndabifata noneho ndabikomeza. Icyo cyungu gisigaye cyarakemutse kumenya ngo icyerekezo ngiyemo hagenda izi modoka nimero iyi ngiyi, nimero iyi, nimero iyi, nimero iyi, nimero iyi ngiyi, kuko imodoka zaha zigira amanimero. Wenda tuvuge niba mvuye nk'aho ndi mu rugo ngiye nko kuri bus terminal cyangwa se nko kuri train station. Kuri train station wenda nkaba nzi ko hajyayo imodoka 192, 193, 195, 410, 411 nkazifata gutyo. Icyo cyo nsigaye narabashije kugikosora. Ndabanza nkareba kuri map cyangwa se nagira no ku cyapa. No ku cyapa biba byanditse, ahubwo kubera ko biba byanditse mu gikoreya ntushobora no kubimenya. Haba hariho nimero ya bisi n'ibyerekezo ijyamo, haba hariho nimero ya bisi n'ibyerekezo ijyamo, haba hariho nimero ya bisi n'ibyerekezo ijyamo. Nuko nyine nari ntaramenya no kubisoma, ntaranamenya n'utwo tuntu nari menyereye niviriye iwacu mvuye i Nyamirambo. Ubwo niba ntagiye mu mujyi ngiye Nyabugogo, izo nizo modoka zihanyura. Nta kuvuga ngo ihagurutse i Nyamirambo wenda igiye mu Cyahafu, ubwo iri buce za nzira zo hagati, ice ku isoko i Nyamirambo, imanuka ice Rwezamenyo, ikate kwa Mutwe, ikate mu Gitega, ikate igenda igera mu Cyahafi. Oya, ntabwo ibyo ngibyo nyine nari mbizi. Ubwo rero icyo cyo nacyo nagezeho ndakimenya. Ikindi kintu noneho cyo cyari stress yigendera byangoye, noneho nkavuga ntaho ntashobora bizaba bigoye kubahiriza amasaha. Hano hantu bubahiriza amasaha cyane cyane, ariko ku buryo ikintu cyose ni isaha, kandi nabo barabizi. Niba ari akazi ugiyemo ukaba ugatangira 3:00 zuzuye, please make sure ko 2:50 wakererewe na 55 byibuze uba uri mu kazi. Ibyo kuhagera 3:00 zuzuye ibi ntibyemewe. Ibyo kuhagera 3:10 byo noneho ni sakirirego. Ibyo kuhagera 4:00, ubwo icyo gihe iyo saha yo ntibaba bakibaze. Niba wari butangire akazi 3:00 zuzuye ukiyizira 4:00, ubwo iyo saha yo ntikibazwe. Rero ibyo bintu byarangoye. Kera nari nzi ko ndi umwe mu bantu bazi kubahiriza amasaha pe bya nyabyo, ariko nageze nansanga ahubwo ninjye muntu ushobora kuba uyica. Ndongera mbyiga bushyashya, birangora, ariko noneho bigafatanya n'icyo kintu cyo kumenya imodoka ngo kumenya bisi ngo zirajya he, ziragenda gute. Ni ukuvuga ngo kuko bisi za hano zihaguruka ku masaha, ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo bisi ngo igeze ku cyapa 2:30 iri buhaguruke 2:50. Oya, nese ubwo umuntu itwaye 2:30 agomba kugera mu kazi 2:50, niramuka itinze ku cyapa araba akigiye mu kazi gute? Bisi za hano ushobora kuba uri umwe mukarenga ibyapa nka 20 ukiyicayemo uri umwe, igera ku cyapa igasanga muri icyo cyerekezo nta mugenzi wayo, ikikomereza gutyo, kuko ibizi ko nawe itwaye ufite gahunda yihuta. Rero amasaha ya bisi nawe yarangoye. Icyo gihe nyine urumva maje kubona ikiraka, nagombaga kujya ntega.
rwari urugendo rurerure nagomba gukora, ntirwari rurerure cyane mu modoka, ariko ntiwari kuhagenda nawe n'amaguru, hari cyane, ngira ngo n'amaguru hari harimo isaha irenga, nigeze kubiturayinga ngo ndebe, hari harimo isaha irenga, ariko na bisi ntabwo byatindaga. Noneho nagombaga kujya ntangira 3:30. Bisi nagombaga kujya ngenda nayo ni bisi itarengeje 3:05, kuko iya nyuma ya 3:05 yatumaga ngerayo 3:30 zageze cyangwa zanarenze, bigatuma nkerererwa. Aya masaha rero kugira ngo bisi itansiga, zahacaga ari bisi zigera muri 3, ariko zose 3 oya 193, 196, 911, zari bisi zishobora kuba zigera muri 5, ariko zose zikazira rimwe nyine kuko zigenda ku masaha. Ubwo ni ukuvuga ngo iyabaga isa nk'iyatinze, urumva ishobora gutindamo gake, kuko niba igeze ku cyapa ikahasanga umugenzi cyangwa 3 bagomba kwinjiramo, bivuze yuko itari bube ikiri ku minota imwe na yayindi yahageze, yigasanga nta mugenzi urimo, ikahita yikomereza. Urumva yashobora gutindaho ku cyapa, ariko iyangeragaho ikererewe yabaga ari iya 3:05. Aha rero umva byarangoraga bikangora, ariko si uko nabaga naryamiriye cyangwa nagize gute, nuko nyine nabaga nabanje gukora utundi, wabanje kohereza umwana ku ishuri, wabanje kugira gute, noneho na bya bindi nyine byo kwirara ukavuga uti ndahagera, sindi bugende ngo nicare ku cyapa ntegereza imodoka, ahubwo nyine ngomba kugera vizira mpura nayo, bikangora. Noneho rero umunsi umwe ari nawo munsi navuga ngo wabaye black day kuri njyewe, ariko ntabwo wari black day, kuko nyine byahise bituma mpumuka, menya imikino nari ndimo. Urabona nkatwe urakererwa, ukaba wakwandikira boss ukamubwira ati ndagira mu kazi nkererewe, cyangwa se ukaba wahagera ukabwira boss ati boss rega imvura yari yaguye, ntabwo nabonye ko mva mu rugo, boss urabibona nawe ambutiyaje yari nyinshi, ntabwo nabonye, nyine twatinze mu nzira, boss twageze ku cyapa tubura imodoka. Utuntu tw'umotifu nk'utwo ngutwo ukadutanga, kandi ukabona nyine wenda boss ashobora kukurakaraho gakeya, cyangwa se ntanakurakara akabyumva, ukikomereza akazi. Rero umunsi umwe ndagenda, nari nkiri mushyashya pe, ntarabisobanukirwa neza iby'amasaha y'akazi no kuyubahiriza n'iki. Ndagenda ngeze ku cyapa nsanga imodoka zansize, ndeba mu cyapa ariko aho ngaho hari imbere ya hariya nababwiye nateze imodoka ikanjyana ahandi hantu hatari mu cyerekezo nari ngiyemo. Noneho ndeba mu cyapa, anyway, kandi kantu reka mbandicishemo hano icyapa kiba kiriho screen, haba hariho screen y'ukuntu imodoka ziri kuza, uko ziri gukurikirana nyine ibyapa zigezeho, iminota zisigaje ngo zigere ku cyapa uriho, byose bigenda bihindagurika biriho bigaragara. Wenda niba ari 143 ariyo iri imbere ari iri hafi mu modoka ziri muri icyo cyerekezo cy'uwo muhanda, wenda bakakwereka isigaje iminota 10 ngo igere hano, isigaje iminota 5 ngo igere hano, igeze ku cyapa kibanziriza icyo ngicyo, noneho iraje ku buryo nyine uba standby itari bugusige, kuko nyine nababwiye ngo hano ntabwo imodoka itinda ku cyapa, ihagarara. Niba uri umugenzi uri bugende nayo, ugomba kuba uri standby, ikaza uhagaze uyereka ko nyine wowe witeguye kuyijyamo, ari iri bugutware. Ubwo itabonye umuntu umeze gutyo irigendera,
kuko isipoza ko umuntu uri aho ngaho washobora kuba ategereje izindi zitari iyo ngiyo, nuko bikora. Noneho urumva, ubwo rero icyo gihe nyine ndeba mu cyapa mbona izindi modoka ziri hafi, nyine ndavuga reka ntegereze. Ndicara yari iri hafi, oya ahubwo mu cyapa nta n'imodoka yari iri hafi yari irimo. Ndicara ntegereza ko mu cyapa mbonamo imodoka iri hafi iri buze. Numva ntamaze nk'iminota nka 40, nicaye niturije rwose n'umutima mwiza, mvuga ngo ningera ku kazi bose ndamubwira yuko nari nabuze imodoka. Yesu umukiza we, mbega Imana igira neza. Imodoka iraza, njyamo ntuje n'umutima mwiza, nta kibazo mfite, nyine bya bindi by'iwacu amasaha atagira ikintu, oya bya bindi byacu twebwe amasaha atagira ikintu, navuga ngo nyine kwica isaha tuba tubona ari ibintu bisanzwe. Umuntu yantegereje arahagaze ku muhanda arandindiriye, kumubwira ko ndi mu nzira nje wenda ntaranahaguruka ni ibintu bisanzwe, akomeza ntegereze nta kibazo. Igihe cyose ndi mugira se hari ikibazo, tugiye ahangaha, igihe cyose turi bugireyo nta kibazo. Rero nanjye numvaga nyine ari muri ubwo buryo, igihe cyose ndi buhagerere nta kibazo, akazi ndakora akazi. Noneho naturutse nka hariya ari kundeba, yampaye ikigwa noneho mu rurimi ntumva, yarakaye, imisatsi barangura imisatsi yaba bari amarende, yahagaze. Mana nyagasani, uwo munsi ndavuga nti kweri ntubuse ibi nzabivamo, numva neza ni umunsi ukakaye. Ariko nyine ngerageza kumusaba imbabazi, nciye bugufi cyane, mu cyongereza cyanjye atumva. Icyongereza we yumvaga gake ariko ntiyakivugaga. Gerageza kumusaba imbabazi mu cyongereza cyanjye gikeya, akaba ibyo yumva n'ibyo atumvise. Ariko umunsi twakoze arakaye hahandi wabaga ufite ubwoba ati ubu ntari bumubite nk'ikintura, kuko bo icyiza cyabo iyo akurakariye urabibona ukanabifiringa, ukabyumva, urabibona ukanabyumva, mwazajya muhuza n'amaso ukabyumva nyine, ukumva uburemere bw'ikosa wakoze n'impamvu yakurakariye. yakwishimiye kandi byiza cyane. Iyo afite icyo yakunze kuri wowe rwose urabimenya, iyo afite icyo yanze kuri wowe urabimenya, yagushyigikiye urabimenya, atagushyigikiye kandi nabwo abikubwirira aho ngaho, nta bintu byinshi. Sijya abonye amasaha akazi arangira ndataha, ariko natashye umutima undya, ntaha nibaza ejo niba nzagasubiramo, niba ngiye kukareka, niba ibi bintu nzabishobora. Mwana we, byari bigoye, ariko ntanafashe umwanzuro, ndavuga nti ese ko nsanzwe niyiziho ko ubundi mu bantu tuziranye bazi ko nubahiriza gahunda, n'umuntu unyiciye gahunda ntago tujya tubyumvikanaho. Ndaje ndavuga nti ko niyiziho ko nubahiriza gahunda, nkaba niyiziho ko mbishoboye, ibi nibyo bizananira? Niga kumetiriza noneho sasa amasaha ya bisi, igihe ngomba kugerera ku cyapa n'igihe ngomba kugerayo. Kuva icyo gihe kugeza indi minsi yose 3:30, 3:00 akazi katangiraga 3:20 zuzuye, nabaga mpari cyangwa mbere yaho.
3:15, 3:10, 3:20, nabaga mpari, ariko sinongeye kurenza 3:30, keretse narwaje umwana nkamwandikira nkamubwira nti ngiye kubanza gutwara umwana kwa muganga, nituvayo ndaza mu kazi. Nkagenda 3:00 nkabangeze kwa muganga nkavuza umwana. Hano kuvuza ntibitinda kuko nta mirongo ihaba, nabyo iby'ubuvuzi byo nzabigarukaho mu kindi kiganiro, mbabwira uburyo serivisi z'ubuvuzi hano zitangwa n'uburyo zihuta n'uburyo biba bimeze n'uburyo bikorwamo, ibyo nzabibabwira mu kindi kiganiro. Ariko 3:30 nabaga narije kuvuza no gufata imiti, 3:20 gutyo nkaba ndabirangije byose, nkamutwara ku ishuri, namugezayo nkahita mfata taxi voiture. Ntabwo nongeraga gutegereza bisi, mfata taxi voiture ihita intwara direct ikanjyana mu kazi, akabibona ko nawe ibyo namusezeranyije nabyubahirije. Namubwiye ko nimara kuvuza ndahita nza, akahita abona yuko nabyubahirije. Bantu banjye, ibyo bintu mbabwiye, ururimi, guhaha no gutega no kubahiriza amasaha y'akazi, nibyo bintu byangoye, nkajya numva rwose nakwisubirirayo, nakongera nkafata route mu kirere nkisubirira iwacu, mbona bitazavamo pe. Ariko uko iminsi yagiye igenda, uko iminsi yagiye iza, narabimenye ngenda mbishobora. Ubu ngubu nta kibazo rwose. Na mugenzi wanjye, hageze undi mugenzi wanjye mushyashya uza, namwigisha nawe kandi agahita abimenya neza vuba cyane. Rero murakoze cyane ababanye natwe muri iki kiganiro, murakoze kudukurikira, turabakunda, namwe nimudukunde nubwo tutabazi, ariko namwe turabakunda, namwe nimudukunde, mudushyigikire, mudutere inkunga, mutuzamure tugere kure. Wowe wumvishe iki kiganiro utarakora subscribe, ni ukuri ndakwinginze udukorere subscribe. Niba warayikoze kandi bisangiza inshuti zawe nazo zikore subscribe, mudutere inkunga tubashe kugera kure, tuzagenda tubaganiriza n'utundi tuntu. Turacyari mu tuntu n'utundi nyine dushyashya twagiye tubona, mu tuntu twagiye tubona, ariko tuzagenda twigamo n'ibindi bintu byinshi. Dufite ibintu byinshi cyane byo kuganira, stories zo gutera tugaseka, ibintu byo kwiga tukungurana ubwenge, tukungurana ubumenyi, ibintu byo guhugurana, ni byinshi tuzagenda tuganiraho. Rero ndabinginze abatarakora subscribe muyikore, abayikoze ni ukuri namwe turabashimiye cyane. Mukomeze mukore share bigere no ku bandi benshi, mudutere inkunga muri benshi. Comment zanyu ni karibu rwose kandi zose turazisoma, na like. Imana y'amahoro ibaha umugisha, amahoro Imana itanga aruta abantu bose bakwibwira, abane namwe ibihe n'ibihe. Shalom shalom, naho gutaha.